bageze kutwirukana 10 y'imikino. Ibihumbi 10? Oya amafaranga 10 y'imikino. 10 y'imikino turayabura baratwirukana. None batwirukanye ubwo z'ibyo 10 ryagomba kugura iki? Nayo imikino. Ndi n'umushoramari muri basket Genius Bora ino rogura yizi. Genius Bora Shema ngo ntabwo ntiyayibukaga. Ngiyi muri Aziya ibintu biziko dufite ibikoresho byinshi cyane bya siporo, imipira, inkweto. Udafite amafaranga kuri iyi si ubundi ni ikibazo. Nta kintu ufite ubwira abanyarwanda. Nta kintu nta n'icyo ufite bw'isi. Kuko isi ni amafaranga, ni ukuvuga ngo n'abantu bayoboye isi n'abanyamafaranga rimwe na rimwe urumva turabizi. Abo ubona bariya baba bari hari imbere ba Elon Musk n'abandi bose barabakomeye ku isi. Nyuma haba ari abashoramari. Ubwenge buri ahantu hatagaragara n'amaso. None se sabe urumva ubujije nakubwiye ko gukira ni amakuru. Kandi amakuru abantu hatagaragara. Ndetse umuntu arebeye inyuma uwo muntu nta nubwo yaba ari smart. Urumva ntabwo yaba azi icyo ashaka. Wenda nk'umuntu usaba akazi n'urugero. Icyo ubushaka ni ibiri muri uwo muntu. Ikote njye sinjya ndyambara. Unuzigira peshe tutambaye amakoti nubwo ngo bataza kunseka. Ntabwo naryambara kuko ntabwo ryinjiza. Ni ukuvuga ngo impamyabumenyi nge y'ikirenga nyifite nk'uko bivuze ni mu bintu byinshi, ariko nakoze mu Rwanda n'iziyo bita surveying and geomatics engineering. Nikora nayo mu Bushinwa ni mu 2021. Ranking cyangwa se uburyo bashyize ku bagereranyije amakaminuza icyo gihe ku isi yari ku mwanya wa mbere muri civil engineering ku isi mu by'ubwubatsi. Ntabwo nabirangije gusa buriya ntabwo nari mbisoje nabisobanuye neza. Nubwo iyo kaminuza ya mbere ku isi muri ibyo bintu unge narasoje ubu none ndi umwarimu muri iyo kaminuza, ndi umushakashatsi full time researcher, nkaba n'umwarimu utanga amasomo nigisha none abana. Imyambarire kuba umujene ugakomeza ukagendana n'ibigezweho na PhD wabihuje gute ku buryo utatekereza ku bantu bazakujajinga? Oya ngewe abantu se mbite ushobora hari abantu barangiza rinete amaso umusatsi waragiye n'ibyo ari kuvuga. Ibyo ngibyo ngewe nari mbizi ko bibaho kuko harabonaga imbere yanjye ariko nkashaka kubirwanya noneho. Ubundi hari akantu kamwe bavuga ngo wise man, smart man, reka turebe smart man, umuntu uri smart. Ubundi umuntu uri smart ni umuntu uzi icyo ashaka. Urumva byansabye kuba smart kugira ngo umenye icyo nshaka, kumenya icyo ushaka naho icyo nshaka. Noneho ariko ukongeramo akantu ko kuba wise. Ngo wise man ni umuntu noneho wewe uzi icyo adashaka gishobora kuzanwa n'icyo ashaka. Ntabwo nkumvise. Ni ukuvuga ngo a smart man, umuntu uri smart ni umuntu uzi icyo ashaka. Ariko wise man ni umuntu we noneho uzi icyo adashaka gishobora guterwa n'icyo ashaka. Ngo ngenzi ndashaka kuba docteur kugira impamyabumenyi y'ikirenga, ariko si ibintu ingaruka bishobora guterwa n'iki ni ibiki ntashaka bishobora kuzaterwa n'icyo nshaka. Uri kukumva? Noneho ko ndakumvise ko nkumvise bigoranye. Bisaba rero kuba smart ukaba na wise. Ni ukuvuga ngo nari nabimenye ndabirwanya kandi ntabwo nabirangije gusa. Urumva nimba ubuzituna ibintu nagiye nkora bizi ubushakashatsi kugeza aho kaminuza iri kuri umwanya wa mbere ku isi, ufata umwanya wa mbere ku isi muri ibyo bintu bivuga uti wowe uri aho ngaho udufashe guha ubumenyi kuri abo bana bacu. N'abaye DJ urabizi nicyo warizwamo se? DJ nibera mu gisata kimwe. Mu Rwanda we warizwa bukiye mbere n'abana mu myidagaduro mbere ndi DJ. Dukora ubuhanzi, amazina y'inka urabizi, amahamba, dukora ibitaramo, dutaramira abantu mu bukwe bakatwishyura, tukajya mu muziki. Urumva ibyo bintu ni ubuzima bwanjye, sibyo nabikozemo nshabikiramo nshakamo ubushobozi n'ubu ndacyabikorera. Ngo Katabarwa watubwiye ko yabaye kuri street akaba umudiji akajya gushaka ubuzima muri za Kenya na hehe ku ikamyo. Uyu munsi akaba yambaye burigimbi abwira ati ngiye nashoye imari muri basket, ndi umwarimu muri kaminuza, rangije PhD nibere mu Rwanda ndi mu kiruhuko. Nta kindi kintu waje gukorera mu kiruhuko gusa, sibyo? Twiruhukira twibere. Ubundi koko Katabarwa kuva i Bugesera kugera hano rwari urugendo rumeze gute? Nari nkiri mu cyaro turirimba indirimbo muri primaire sinakubwiye bayitwegeye twaririmbaga buri munsi mbere yo kwinjira mu ishuri kayisubiramo
cya gika cya kabiri mu karago wa gatatu ndacyumva neza, ariko kari akantu kari keza cyane, ndakumva indirimbo y'igihugu ndatikinze. noneho hantu byasorezaga rero kiriya gika kirangirira cya kabiri nako cya gitero cya kabiri ngo ni ugutera imbere ubutitsa, kandi nanjye nashaka gutera imbere ubutitsa. Ariko buriya nko muri karitsiye ahantu utuye hari umuntu wateye imbere ufite nka moto, nkabona moto nkabona igare. buriya nicyo kintu cyambabazaga, buriya najyaga nyonga igare, nanyongaga igare cyane. nagera nko ku musozi umuntu wa moto akanyuraho ameze gutya atanyonga yakisera ameze gutya, agakebuka akandeba nta na rimwe nahitaga nkomera, nahitaga nkahagarara ugasubira ku ruhande we akabanza kumutegereza akabanza akagenda, noneho ari kunca intege. uri kubona umuntu utarimo uranyonga we afashe none ngewe ndi kugira gutya, yanyuragaho namureba ngahita mpagara nkamureka abanza arenge ngende, ariko ngahita mubona nkagira intekerezo uvuga ngo uriya muntu yarakoze kugira ngo agere hariya. kenshi moto yabaga igenda agoronome, kandi yari agoronome akaba yarize. wumva ko nanone ubwenge ushyizeho umutima ka kantu, nabigusobanurira ubushize mu kiganiro cya mbere, ubwenge ubushyizeho umutima ugafata amaboko ukayashyiraho umutima, ibyo bintu ukaza bikwiye ugatera imbere ubutitsa hejuru. ako kantu iyo forumine none mutabana ngomba kujya ku ishuri. inzu ukinjira muri no kuvuga ngo iyo ndi kuza ngeze mu birometero 5 nsatira mu rugo, inzu iti ngo mpamagara kuri telefone, turabona ugiye kuhagera twagutegura urugo, irahamagara ati inyohereza message inzu turi kubona wenda kuhagera. ese twagutegurira ko ikirere gisa nkaho hanze gisa nkaho gishyushye, twagutegurira ikirere neza. Kayibwira nise ikirere ntabwo muzi kirima nkunda, bagita bashyiramo njye njya kuza nsanga hari donc hanze ubushyuhe bwaho no mu nzu hari gutya hameze. iyo y'ibicunganwa nuko hanze hazamutse, iyo inzu bifite ukuntu ibirwanira byo njye ntabwo ndashaka kumenya, bigishyira ku murongo byo birabimenya, baravuga ngo warashyushye ngo urasuffocatinga. irabicunga ibicunga byamara ikabizamura, njyewe ipfa kuba uzi ngo ndiyo n'ubu ngubu bizi ko mpari, ubu ngubu uzi kureba inzu n'amatorete akaba ari azi neza ko zose yakora. wabonye ko iyo adatunganyije ntabwo ishobora yageze kutwirukana 10 y'imikino, 10,000 oya amafaranga 10 y'imikino turayabura baratwirukana. none batwirukanye ubwo uzi 10 ryagomba kugura iki n'ay'imikino nyine ngo bazakoteze bagure nka baro batwinjira ngo y'ikigo uzajya gusohoka gukina 10 y'imikino, baratwirukanye twese. ariko twebwe nta bushobozi n'uburyo turiho, ni leta idufasha, leta y'ubumwe. twaratashye dutashye tugeze mu rugo 10 rirabura. 10 umubyeyi yatujyanye ku ishuri, batariko abana nta mafaranga n'ikiri gutya na gutya, murabona natwe nyine uburyo kubaho byari bikomeye, no ubarera nawe no gutyo na gutyo. ariko ubwo habayeho uburyo inzego zaganiriye yari twari nka 5 menya ari senkana, baradusonera. ariko habaye kuganira, hari inzego zaganiriye baratubabarira iryo 10. turiga ibyo ukabibona, ukabona 10 ribaye ikibazo, watashye abandi gasigara biga segonderi. turakomeza, leta ikomeza idufasha wiga, ukabona niyo nzira yo gutera imbere. no hakabaho ijambo rivuga ngo yari nka moto nayo rivuga ngo yimijwe n'ikaramu ngo ntirambura. none waho wandika n'ikaramu ukavuga ati ahangaha nta gahunda yo kurambura, ahangaha ni inzira njya gukira ndi kwerekeza. noneho umuntu agakomeza, ufite ubu segonderi leta iradufasha ugatsinda. naratsindaga njya mu mashuri ya leta bakadufasha. ngeze ndaje segonderi nibyo nakubwiraga, dusaba buruse online n'abana bari bafite amakuru, ndabakurikira b'i Kigali banyereka amakuru, twapurayinga ibintu tubona buruse, ariko ubona viza ari ikibazo. ubona buruse ijya mu Bufaransa. noneho viza waravuye irima wizima, naratsinze njya muri segonderi, nkomeza kujya n'izantu bita muri groupe scolaire de la salle y'ibyo. noneho ndangije wumva ko akunda uba uri kumwe n'abana b'abakire b'i Kigali mugendana, bafite amakuru, abantu b'abakene urumva n'abagendera kure kuko urumva nari umukene. barambwiye ngo kugendana n'abakene ngo urimo urakora amakosa. ni ikosa rikomeye cyane.
kuko urumva njye mba nzi icyiciro ndimo, hari ibyo utamenya, hari ibyo utageraho. nari mbizi ko ningumana na bariya nta kintu nakunguka. Abana b'abakire rero ni basket nagiyemo kubera cyane abo bana b'abakire bakinaga basket, niga basket kugira ngo tujye tubasha kuganira. nka buruse umva nayo nyibonye habura gatoya, nayo urumva habaye ikibazo ko twashatse amaviza ngenda njyewe n'amakamyo nkajya iyo ngiyo za Uganda, za Kenya, za Malawi, za hose tujya za Burundi, usaba rifite amakamyo aya ngaya yari umuroki. Ujya gukora ikize cyakama icyo gihugu ntabwo cyari gifite mu Rwanda mereze neza n'Ubufaransa. Ngeze muri Kenya niho nakwamiye. Urasabye rifite kwikamyo? Niri kwikamyo. Mwageye iminsi ingahe? Cyumweru, nk'icyumweru, iminsi 4 hari ukuntu mugera mukagira ikibazo ku mipaka, imisoro n'ibiki mukarara ukaguma mwikaho. Noneho Kenya niho byarangiye nyiburiye bitananagumayo. Ngumyeyo amakuru buruse zisohotse, abantu banyohereza imvaho ngo nasohotse ngo mfite buruse ya leta. Mumvaho nanditsemo. Kugaruka itike byari ikibazo. Wageze muri Kenya itike nayibuze, ibintu byose abantu bitameze neza. Niyo ikintu cyabayeho, nafashe imvaho yanjye njya kuri ambasade ahantu bita Gigiri, ambasade y'u Rwanda muri Kenya. Njyana n'imvaho, ndababwira nti ngewe rwose nari ndi hano mu buryo ibintu byaranze, mbura ubushobozi nkwamira hano, ibintu byaranze nyine ndi kwiruka nkangaha, ariko imvaho naratsinze. Uyu munsi nta kintu umuntu yakwerekana, igihugu nta kintu yakwerekana uyu munsi. Bijyana imvaho wabwira ngo natsinze lisiti izina rya ngiri, ngewe ndashaka kugenda nige nsinde nanjye hinde ubuzima ndetse mfashe n'igihugu cyanjye. Nzafasha igihugu cyanjye mu iterambere ndamuka nize. Urashaka kigusubiza mu rugo? Subiza mu Rwanda, noneho ngewe nkagenda nkiga kuko ibyo byari byanze. Imbasi bampaye itiki, harantegeye abantu bamita iki ngeze Nyabugogo bisi. Ngeze Nyabugogo gire banageze muri uri mu Rwanda urimo. Ubwo nibwo nahise nkomeza kaminuza hano, ndiga buruse ndayibona, badufasha leta kwiga ndabitsinda, nza kubona uburyo bwo kujya mu Bushinwa nabwo bize amakuru n'amateka. Ngeze mu Bushinwa no mfite buruse, nabonye nige ku maburuse ya leta y'Ubushinwa. Nabwo ntiwishyuraga minerivare? Nyuma nza kubona buruse ya guverinoma ya Shanghai muri doctorat, muri impamyabumenyi y'ikirenga. Nza kubona ya Shanghai, guverinoma ya Shanghai, kuko niyo umushinga nari gukora uri muri Shanghai. Guverinoma ya Shanghai mpa buruse, ndangiza kuri guverinoma ya Shanghai, noneho baranangumana kubera ibintu nyine uri kubikora. PhD iboneka gutyo muri urwo urugendo gutyo, ariko urumva ni amagavumenti. Ni gavumenti of Rwanda, gavumenti of China, gavumenti of Shanghai, municipal gutyo urumva, ariko bisaba gukora cyane. Ntabwo guverinoma yaguha buruse ujye muri kaminuza n'urugero utatsinze, hari amanota bafatiraho. Baravunika mu mitekerereze. Rega gukira ni amakuru, ni ugutekereza. Ntabwo barabashyira ibintu mu bikorwa. Ubwo umuntu uvunika n'uwubatse arena cyangwa wayitekereje n'uburyo izabaho n'uburyo uriya niwe ushobora kuba niwe uvunika cyane, ushobora no kwitekereza agasara. Uvuga ngo umuntu utaragiye ku ishuri nawe ashobora kuba kuyobora abandi agatsinda k'abantu 15. Warangije sogonderi nko mu bwubatsi ashobora kuba gapita akayobora nk'abantu. Noneho urangije hariya za IPRC hehe, uriya we noneho site ashobora kuyigumaho akayikora neza, engineer akageza rimwe na rimwe. Ubone engineer ushobora kuhagera rimwe cyangwa ku munsi akanyura agenda, urumva uwo nguwo ni engineer. Noneho kugiye gutanga nka 5 ajya masters, ushobora kuba ufite projet i Musanze, Huye na za Rwamagana, ugenda unyurayo. Noneho ubwo urumva dogiteri we abo bantu bose baba bakora, ariko impapuro zose banditse bakoze bashyiraho izina ry'umuntu udahari gusa. Bagenda bandika wenda ngo dogiteri runaka wenda katabarwa, bakajya basinya. Urumva ibintu baba bari gukora, hari umuntu watekereje uri hariya hejuru. None niko byo bambwira, urimo ukagera hariya hejuru uzagera ahantu uzajya usinya gusinya gusa n'izina baryanditseho ukajya usinya.
noneho ukajya ukora ikintu cyo gutekera ibintu bigakorwa cyo kora ku munsi wo gukata ka kantu akaba ariwo uhagaragara ayo guhagaragara ukayoza gutya ati banagushimira ati iki ni ikintu warakoze gukora utarahageze ukaza handitseho izina ryawe gusa ugahita ukata ka kantu kuri rwa rwapa rwerekana ukuntu umushinga uzagenda niho uba uri gusa ku izina gusa. ibyo bintu nabyo biri mu byatumye njya ku ishuri ngumayo cyane njya kongera abantu mu kirere byari motivasiyo ariko ishuri ryo niyo nzira nziza yo kwiga umwana w'urubyiruko